Ijambo ry'Imana dusoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyawo cya mbere, turasoma duhereye ku murongo waho wa 8 tugeze ku murongo waho wa 10. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubeyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, birashoboka ko nawe hari ibyo wanyuzemo cyangwa se hari amakuba wanyuzemo muri iyi minsi arakuremerera cyane, ndetse uriheba cyane wumva ugiye no gupfa. Ariko nk'uko umurongo wa 10 uvuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Rwose wizere ko Imana yakunyuje mu bikomeye byinshi nawe uzi, yakunyuje mu buzima bugoye nawe uzi, yakunyuje mu makuba menshi nawe uzi, yagiye ikwimana mu buryo bwinshi nawe uzi. Iyo yakurokoye cya gihe na n'uyu munsi iracyakurokora. Yizere, komeza uyigirire ibyiringiro, komeza uyigirire icyizere. Nzi neza ko iracyagufite kandi iracyagufiteho umugambi. Komera kandi shikama. Imana iragukunda.